Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Marion Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Kuva ibice 25 umurongo wa mbere kugera kwa 9. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli bantura amaturo, umuntu wese wemezwa n'umutima we aba ari we mwakira itura ntura. Iba ari ibyo mwakiraho amaturo: izahabu n'ifeza n'imiringa n'ubudodo bw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza n'ubwoya bw'ihene n'impu z'amasekurume y'intama zizigishijwe inzigo itukura n'impu z'inyamaswa zitwa tahashi n'imbaho z'ibiti byitwa imishita n'amavuta y'amatabaza n'ibihumura neza byo kuvangwa n'amavuta ya elayo yo gusiga n'ibyo kuvangwa bigahinduka umubavu mwiza wa kosa n'amabuye yitwa shohamu n'andi mabuye yo guhundwa, akaba ku mwambaro witwa efodi no ku mwambaro wo ku gituza. Kandi bandemera ubuturo bwera muri hagati muri bo. Muzabureme buse n'ibyo ngiye kukwereka byose, icyitegererezo cy'ubuturo n'icy'ibintu byabwo byose. But remember, they're only speaking a bogus dollar, only speaks that there's a real one somewhere. When you see this organization stuff growing and prospering, as it said, Kraft would prosper in his hand, just remember there's a little church of God somewhere, really it's Holy Ghost filled, genuine, that's moving up the ladder. Ariko mwibuke, idolari ry'irihimbano rigaragaza ko hariho idolari ry'ukuri. Iyo mubona aya madini atera imbere nk'uko bivugwa ngo izateza imbere ikinyoma, gusa mwibuke ko itorero ry'Imana ririho ryuzuye umwuka wera by'ukuri, itorero ry'umwimerere ritumbagira urwego. Don't look at the big organization. What greater church is spoke of in the Bible than the Ephesian church age? And when Paul passed through the upper coast of Ephesus and comes to this church, there was 12 men in it. Nimukite ku idini rikomeye. Ni irihe dini rivugwa muri Bibiliya yuko ryaba riruta itorero rya Efeso? Kandi nyuma yaho Paulo yambukiye ibihugu bya ruguru bya Efeso maze akagera kuri iryo torero, hari abantu 12. Nukuri. That's right. And they all was good people, shouted and have a great time, but had not received the Holy Ghost yet. Paul said, you haven't received the Holy Ghost since you believe? They said, well, we didn't know there was a Holy Ghost. He said, then how was you baptized? Kandi bose bari abantu b'intwari, barasakuzaga, bagiraga ibihe byiza, ariko bari batarabona umwuka wera. Paulo aravuga ati, mwakira umwuka wera aho mumariye kwizera. Baramusubiza bati, mu by'ukuri ituzi ko umwuka wera yaje. Aravuga ati, mwabatijwe mu batizo ki? If it didn't make a difference what he said to that church there. They said, we've already been baptized by one of the greatest men that ever stood on the earth, John the Baptist, who baptized our Lord. Ain't that baptizing good enough? He said, no, sir. Niba ari ntacyo bihindura, ni iki cyabwiye ririya torero? Ni iki yabwiye ririya torero? Baravuze bati, twabatijwe n'umwe mu bantu bakomeye bigeze kuba muri iyi si, Yohana Umubatiza, wabatije umwami wacu. None se umubatizo ntuhagije? You've got to be baptized over because the kingdom is sealed to anything else. And when they heard this, said John only baptized unto repentance, not for remission of sin. Aravuga ati, oya mugomba kongera kubatizwa kuko ubwami atari ubwa bose. Kandi bamaze kumva, aravuga ati, Yohana yabatije gusa umubatizo wo kwihana, atari uko babarirwa ibyaha. Saying that you should believe on him to come, that is on Jesus. And when they heard this, they were rebaptized in the name of Jesus Christ. Right. Avuga ko mwagombaga kwizera uwajyaga kuza ari we Yesu. Maze bamaze kumva ibyo, babatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Nukuri. Exactly. They followed the scripture. You know, in the dedication this morning, Moses followed the pattern that he saw in heaven and pitched the tent to represent it. Bakurikira ibyanditswe. Murabizi cya gitondo ubwo beguriraga Imana ihema, Mose yakurikije urugero yari yabonye mu ijuru maze ashinga ihema ry'ibonaniro. When Solomon built the temple, what did he do? Followed the pattern that Moses by the tent, keeping the scripture in line. Ubwo Salomo yubakaga urusengero, yakoze iki?
yakurikije icyitegererezo cya Mose hamwe n'ihema agendera ku byanditswe. And when God come to his temple for the last days, this temple, the Holy Ghost, a body has thou prepared me. Kandi ubwo Imana yazaga mu rusengero rwayo mu bihe bya nyuma, urwo rusengero umwuka wera wanyiteguriye umubiri. Umwuka wera amanuka ku munsi wa Pentekote. The Holy Ghost fell on the day of Pentecost. The message was, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you and to your children, and to them it's for all, even as many as the Lord our God shall call. Ubutumwa bwari ngo nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ababarirwe ibyaha bye, namwe muzahabwa impano y'umwuka wera. Kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu.